Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana duhaye uburyo ukongera kugera kuri izi mikoro za radio 4 FM kuri uyu mugoroba nguko bisanzwe. Niyo rero ibi bikoze kuko yihaye abantu guhumeka, ibaha n'ibindi bigendanye no kuba bahari, kuba tukiri no rero yadutije umwuka turi kuvugisha, ni ikimenyetso cy'uko hari n'ibindi yaduhaye uyu munsi. Muri byo rero harimo no kuganiriza abantu nguko bisanzwe ku kiganiro ijuru ntirikorerwa gitambuka kuri radio. Nge rero mwumva nkaba ni twasaratiyeri ntawuhiga umugabo, nguko bisanzwe nkaba ntari ngenyine muri studio, ngira ngo na mwene data bibwire tubone gukomeza. Yego, dushimiye Imana cyane yongeye kuduha umwanya mwiza nk'uyu nguyu, dore ko nkunda kuvuga ko ariba yaturinze tukageza kuri uyu munsi, ariko nkanayishimira ko iba yarinze mwe mwese mudukurikiye kuri aya masaha, namwe iba yabarindiye kugira ngo nanone tubane mu kiganiro cyiza nk'iki cy'ivugabutumwa bwiza. Ubwo rero nge ndi Nahimana Patrice, turamenyeranye nanone mu kiganiro, ariko biritangira vuga ngo mbere na mbere Imana. Imana ni igomba kuba iya mbere mu bintu byose, kuko ari nayo iturinda, kuko iyigishima ko tuva hano ubu ntitwakabaye turi kwiza mikoro, ariko duhari kubera ko Imana yaturinze, ariko nawe uri kutwumva kubera ko yakurinze. Amen. Ubwo rero turafatikanye dushimira Imana yaturinze. Tunashimiye rero bene data, abavandimwe bacu, inshuti z'Imana, abantu Kristo yunze n'Imana, abantu batazarimbuka. Amen. Abantu Imana yahaye ubugingo buhoraho, Kristo Yesu yabazaniye mu isi. Nibyo, dore ko aricyo cyari cyamuzanye Kristo, nibyo byatumye ubundi yahoze mu ijuru. Biravuga ngo mbere na mbere ngo yari Imana, uwo jambo, ndetse ngo yahoranye nayo, ariko yasize bwiza n'icyubahiro mu ijuru, aramanuka aza mu isi, kwari ukugira ngo natwe twari dukeneye kuba mu ijuru muvandimwe. Nibyo, nubwo turaha ku isi, ariko twari dukeneye ko hanyuma yo gupfa tugomba kubana n'Imana iteka ryose. Amen. Mu ijuru. Rero twari dufitanye n'Imana ikibazo gikomeye cyo kuba twaravukanye icyaha cy'inkomoko, ariko kinadutera gukora ibindi byinshi. Mu ijuru tukaba tunafite amakuru ko nta cyaha kizajyayo, tugahorana ikibazo cyo kubaza ese ko mfite icyaha nkaba njya nkora n'ibindi, ijuru akaba nta cyaha kijyayo. Mu ijuru hakaba hazabayo umuntu w'intungane, nge nareba ngasanga sindiyo, ndabigenza nde? Twari dufitanye n'Imana ikibazo, ariko turi gushimira Imana cyane ko Kristo Yesu yabaye umwunzi wacu n'Imana. Nibyo, rero dusuje bene data bose Kristo yunze n'Imana, aho bari hose impande enye z'isi. Yego, nzi neza ko hari n'ababa badukurikiye tutanazi, bakatwumva tutabaza, ariko kuba tutaziranye si ikibazo gikomeye, ahubwo icyo nshimira Imana nuko duhuje kuvuka ku Mana. Yego rwose, duhuje ibyiringiro bifite ubugingo. Ubwo rero reka mvuge ngo nabo twanda tuva mu isi tutabonanye, hariho ibyiringiro ko tuzabana iteka ryose muzahurira mu ijuru. Rero aho bari hose mu isi turabasuhuje. Nanjye nongeye gusuhuza abantu bakunda iki kiganiro. Yego, kandi baba bumva batabura kucyumva hashingiye ukuntu kirema amahoro mu mutima wabo, cyangwa kiberekeza mu cyerekezo bifuza kubamo cyo kubana n'Imana. Rero nabo turabashuhuje inshuti z'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Yego, aho bari hose, haba mu Rwanda,
haba no hakurya aho ngaha, dore ko duturanye n'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo, twumva bari kwijwi mu mujyi wa Bukavu, nabo niba babasha kuvuga ikinyarwanda ndetse n'igiswahili ndetse n'amashi, kuko izo ndimi nk'abaturanyi turazumva, baracyumva. Muvandimwe, hari uwampaye amakuru ambwira ko hari abantu batwumva bari Bukavu. Yego rwose, ubwo nabo turabasuhuje cyane. Turabasuhuje nabo bisange mu kiganiro, ari tubahaye ikaze. Yego. Rero navuga nti reka twihutisha igihe kuko kiri kwirukanka. Ndashaka kubanza gushimira Imana senga. Yego. Dufatanye n'abatwumva dushima Imana mu isengesho. Mana data wa twese, nyir'ububasha bwose, icyubahiro n'ikuzo no guhimbazwa n'ishimwe no gupfukamirwa n'ibyawe urabikwiriye. Tugushimiye umugoroba mwiza nk'uyu duhaye kugira ngo tuganire n'abatwumva inkuru nziza y'umukiro yavuye mu ijuru. Turagushimiye ko ari wowe wabikoze kandi ukabisohoza neza, ubisohoresheje ukuboko kwawe gukomeye, kandi ngushimiye ko ijambo ryawe ari ryo ryaremye ibyo tureba ndetse rirema n'ibindi tutaruzi, ariko bikaba byarabeshejweho n'ijambo ryawe, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye Yesu Kristo wavuye mu ijuru akisanisha n'umuntu akambara umubiri kugira ngo umuntu wambaye umubiri nawe agire ubutungane imbere y'Imana. Tugushimiye icyo gikorwa ukuntu wagikoze rimwe bikabihagije iteka, ukaba utazongera kuva mu ijuru uje gucungura umuntu kuko wabikoze rimwe bihagije iteka. Tugushimiye kandi ijambo rya buryo rifite ububasha mu mitima y'abantu baritegera amatwi, kuko ni wowe umanukira mu ijambo ryawe kugira ngo ukize imitima y'abakumva. Turasabira rero abatwumva kugira ngo mubyeyi mwiza ubane nabo, ukomeze kubahishurira iyo nkuru nziza y'umukiro, ubazanira amahoro mu mutima, kuko nicyo abantu bakennye. Abantu bashobora kugira amafaranga ariko bakabura amahoro, bashobora kugira ababyeyi bakabura amahoro, bakagira igihugu barimo ariko umutima ntubona amahoro. Ariko ndasaba kugira ngo iryo jambo rizane amahoro mu mitima yabo. Rero himbazwe kuduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo ukomeze utuganirize iryo jambo. Turabisabye tushimiye Imana byose kandi twizeye mu izina rya Yesu, amen. Twihuse rero nk'uko n'ubundi tubimenyereye, dusangire ijambo ry'Imana n'abatwumva mu gitabo cy'Abaroma ibice 10. Igitabo cy'Abaroma igice cya 10 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Evanjili Paulo yandikiye itorero ry'Abaroma, umutwe wa 10 umurongo wa mbere kugeza kuri 4 muri Bibiliya yera. Reka bariho mbanza gusoma, wenda nawe urakomeza usome mu yindi Bibiliya kugira ngo batwumva dukomeze gusangira iki kiganiro. Avuga ngo, bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, no kugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizeye wese gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo, bavandimwe, icyo nifuriza Abayisiraheli mbikuye ku mutima nuko bakizwa. Ni nabyo mbasabira ku Mana. Ndahamya rwose ko bafite ishyaka ryo gukorera Imana, ariko ni ishyaka ridashingiye ku kuyimenya. Ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane, basuzugura ubutungane Imana itanga. Erega Kristo niwe wanonosoye ibyo amategeko yaragamije, kugira ngo uwizera wese Imana imugire intungane. Amen. Shimiye Imana rero kwiri jambo Imana itanze, itumurikiye kuri mugoroba ngo turisangire n'abatwumva aho bari hose. Ni Paulo wavuze aya magambo abihishuriwe n'Imana, wahoze ari Sawuli, abana n'Abayahudi, ariko afite ishyaka ry'Imana ryinshi ryo kumva yakorera Imana kugira ngo anezeze Imana mu gihe cye. Noneho yarakoze rero byinshi tutaza kusubiramo cyangwa tubirondore,
ariko nyuma y'uko agize iryo shyaka akajya akora ibyo idini mutumye, akajya gufata abavuga izina rya Yesu bamwe akabafunga, ariko yumva ari ishyaka ry'Imana ryo gukorera Imana, nk'uko nyine yumvaga umutima w'ugurumana wishimiye gukorera Imana. Birangira Yesu Kristo uwo nguwo nyine atoteza, dore ko ataranamuzi ko ari we atoteza, amufashe mpiri, amutunguza umucyo mu nzira. Ntabwo turi bubijyemo, biri mu byakozwe n'intumwa, ngo amutunguza umucyo mwinshi, aravuga ati Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Noneho nawe aravuga ati se urinde uwo ndenganya nyine, kuko yitwaga Sawuli nyine. Noneho Yesu aramubwira ati ninjye Kristo uwurenganya. Undi ati nawe nyira ngo ndi gukorera Imana, kumbi ni Kristo ndi kurenganya. Umucyo ngo mwinshi uramugwira, ndetse nabo bari kumwe nabo ngo bumvijwe, ariko umucyo wo ntibawubona. Icyakora ngo ijwi bararyumva. Pawulo ngo Sawuli yitura hasi agwa igihumura, kugeza igihe yanahumiye ku mpamvu z'uburyo nyine Yesu amubonekeye. Wa mugambi yarashoreyeho kujya kutoteza ba Yesu, agira ngo ni ishyaka ry'Imana, ngo ni Imana ari gukorera. Imana imuhindurira uburyo, iramwiyereka, reka mvuga ngo Yesu aramwiyereka, noneho amuhindura igikoresho cye. Ni naho yahinduriwe n'izina, ahinduka Pawulo muvandimwe. Noneho amaze guhinduka Pawulo rero, atangira ahindura ururimi, noneho akomeza ya misiyo yari afite, ariko ahindura uburyo bw'intego. Yego. None atangira avugishwa n'uwo Yesu umufatiye mu nzira. Ubutumwa yari yakuye mu rugo burahinduye, buteshwa agaciro, kuko Yesu nyine abaramwigaruriye. Ariko natwe nuko yatwigaruriye akoresheje ubutumwa bwiza. Yego, Imana ishimwe. Kuko natwe twahinduriwe ururimi. Biravuga ngo iyo umuntu ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Noneho wari Sawuli rero ahinduka Pawulo. Ubwo Pawulo akimara kuba Pawulo, Imana imwoherezaho Ananiya wo kumufasha ibyari bisigaye kugira ngo abisobanukirwe neza. Akomeza na yanzira yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Noneho rero uyu nguyu Pawulo niwe wanditse mu iki gice cya 10 nyine, ariko yandikira ba Bisiraheli bakoranaga umurimo kera. Noneho abandikiye, reka mvuge ngo yabandikiye ibyazi neza, kuko yabanaga nabo, niho yavukiye, niho yize iby'Imana, niho yakoreraga, nibo yafatanyaga nabo ibyo ibyitwe by'Imana. Nk'uko abantu benshi muri iki gihe n'ubundi bafite ibintu barimo bita gukorera Imana, kandi byinshi nyine. Yego. Noneho uyu Sawuli amaze guhindurirwa izina, abonanye na Yesu, umutima ubaye muzima, ababariwe ibyaha, abaye icyaremwe gishya, abaye Pawulo, Yesu aramubwira ati rero none urajya uvuga ibyo nkubwiye rero, ntabwo uzongera kujya ukora kwa kundi, urajya ukora none uko nkubwiye. Yego. Kuko icyaremwe gishyashya n'icyaremwe gishaje ntibikora kimwe nyine. Noneho aya magambo rero yayanditse amaze guhishurirwa ubutumwa bwiza. Yayanditse amaze kubonana na Yesu. Noneho yandikira wa muryango yavukiyemo, yanakoreragamo. Arabandikira ngo bene data iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ngo nukugira ngo bakizwe. Ubwo Pawulo abahamije ko Abisiraheli yafatanyaga nabo, ko kandi na Sawuli uko yakoraga ataraba Pawulo ko atarakijijwe. Yego. Ubwo abahamije yuko uburyo yatotezaga abavuga izina rya Yesu, uburyo yahakanaga ko ijuru atari ubuntu, uburyo yagiraga ngo ijuru kurijyamo n'ukuzakora no gukora ibintu by'igitangaza no gutanga imitungo afite agira ngo niyo nzira ijya mu ijuru, avuga ko abo bantu bafite iryo shyaka bose bari gukora utyo batakijijwe. Ariko agira ikibazo cy'ubwoko bwabo, kuko niho yavugaga, avuga ati se nabigenza nte bakamenya gukizwa uko ariko? Nabigenza nte ko ishyaka bararifite, barakora amanywa nijoro, baratanga imitungo yabo, bariyiriza ubusa, bararara ubutayu, barakora ibintu byinshi bigaragaza ko ishyaka ryo barifite. Ariko iryo shyaka ntabwo ntibakijijwe, ntiriva mu kumenya Imana. Urumva gahinda Sawuli yari afite. Yego. Mwene data Pawulo akiri Sawuli iravuga ati nkiri Sawuli nuko nanjye nakoraga, uko bari gukora Abisiraheli neza neza niko nanjye nakoraga. Yego. None mfite ikibazo cy'uko burya imikorere yabo cyangwa yacu ntabwo twari dukijijwe. Ndahenda rero kugira ngo abantu bakizwe. Ku murongo wa 2 yavuze ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ntiriva mu bwenge. Ubwo Yesu nawe ariko waduhindukiye ubwenge no kumenya. Ntiriva mu bwenge, ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka ubwabo. Bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Aho bavuze ngo ubwo bari atari buzi ubutungane bw'Imana, ngo bagerageje guhimba cyangwa guhanga, bihangira ubutungane. Icyo nshaka kuvuga muri amagambo ni iki, abaduteza amatwi batwumve. Kubera ko hari ugukiranuka kuguhimbano, hakaba hariho no gukiranuka kw'Imana. Ndagira ngo nkura abantu mu rujijo, basobanukirwe gukiranuka Imana itanga no gukiranuka abantu bahimbye. Yego.
hari ibintu abantu bahimbye babyita gukiranuka, hari ibintu abantu bahimbye babyita inzira ijya mu ijuru, hari ibintu abantu bahimbye babyita ko babaye abakirisitu. Njye numva banavuga amazina yabo ngo izina ryanjye agira Kristo, ariko njye nkaba mpamya ko nta zina rikizwa, hakizwa nyiraryo. Ubwo nta zina ry'iri Kristo ribaho, nta n'izina ry'iri pagani ribaho, ahubwo umuntu ni ukizwa ni nawe uba umupagani. Umuntu ni umukirisitu cyangwa akaba ari umupagani, ntabwo ari izina. Iyo utari kimwe buri ikindi. Imana ishimwe. Rero uku gukiranuka kuguhimbano, uku gukiranuka kuguhangano, uku gukiranuka abantu bakiranuka ariko kutaboneka mu ijambo ry'Imana ni ibiranga ko uwo muntu afite ishyaka ariko akaba atarakijijwe. Uyu muvandimwe rero aravuga ngo bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, bafite ishyaka bihangiye gukiranuka, bituma basuzugura gukiranuka Imana itanga. Muvandimwe rero numvaga ndi gushimira Imana kwa aya magambo, ariko nshaka gusobanura gukiranuka Imana itanga no gukiranuka abantu bari kugira ute bari guhimba. Yego, Imana ishimwe cyane, irakoze. Abantu baduteze umutwe cyangwa abatwumva, tuba tunabasabira Imana kugira ngo nanone ibahe kumva ijambo ryayo, cyangwa se ibahe kumva ibivugwa, kuko nanone ntekereza ko buri muntu wese ahava akagera akeneye ijambo ry'Imana. Nkunda kuvuga ko ubwo hanyuma y'ubu buzima hariho ubundi, ubwo umuntu aba mu buzima igihe gito ariko kikagira umuntu agapfa akava hano. Biragaragara ko umuntu wese akeneye ijambo ry'Imana, kuko nta kunegosiye. Iyo utagiye mu ijuru ujya mu muriro utazima. Niba rero wumva ukeneye kujya mu ijuru, niba wumva ukeneye kuzabana n'Imana iteka ryose, tega amatwi ikiganiro, wumva uburyo ki umuntu ajya mu ijuru. Tega amatwi wumva ubeho. Yego, tega amatwi wumve ubeho muvandimwe. Yego rwose. Tega amatwi wumva Imana ikubesheho. Tega amatwi wumva uko bakizwa. Tega amatwi wumva ubutungane Imana itanga bujyana mu ijuru. Yego. Apana kugumana ubutungane bw'ubuhimbano. Aha Pawulo yari Sawuli umuvandimwe yabivuze, yari umunyedini bikabije, afite ibintu byinshi akorera idini. We yaravuze ngo kubyerekeranye n'ishyaka ryo gukorera idini, ku ishyaka ryo gukiranuka mu mategeko, ngo nta wamuhiga. Ubwo nawe utwumva urimo. Ibyo ukora byose mu idini, ibyo ukora n'ibyo uzakora, ntabwo uzahiga Sawuli. Sawuli yaravuze ngo kubw'iryo shyaka ngo nta muntu wari kumuhiga. Ariko ngo amaze gutungurwa n'umucyo, amaze guhishurirwa ibya Kristo Yesu, amaze kubona ubutunzi butagira akagero aribwo kwizera Kristo Yesu, ngo ahita ibyo bintu byose yakoze mu idini abihindura nk'amazirantoki. Ku murongo wa 4 yavuze ngo kuko Kristo ari amategeko asohoraho. Yego. Rero nanone yatangiye amaze gukizwa. Pawulo ari we wari Sawuli, amaze gukizwa, we yumvisha uburyo agakiza karyoshye. Yego. Yumva uburyo ki kubona ijuru biryoha. Yumva uburyo ki kubona ubutungane buturuka ku Mana biryoha. Amen. Yumva uburyo ari byiza. Yumva ukuntu bimunejeje. Ari umunyenga. Ahita agirira impuhwe bene wabo b'Abayisiraheli rwose. Abagirira kuko bahoranye nabo mu idini, bahoranye bakora imirimo biti y'Imana, bahoranye batanga ibyabo n'ibindi byinshi. Ibyo bintu byose bakoraga mu idini, Sawuli aza kuvamo, nabwo agiye kurenganya abantu b'Imana. Yakaga uburenganzira bwo kujya kurenganya abantu bakijijwe. Umucyo umutunguye amaze gukizwa, yumvisha umunyengo uri mu gakiza, ahita agirira impuhwe bene wabo b'Abayisiraheli. Ntarajyaho cyane rero, ndenda kubanza gusobanurira abatwumva gukizwa icyo ari cyo. Amen. Kuko yavuze ngo bavandimwe, icyo nifuriza Abayisiraheli bagenzi be mbikuye ku mutima, byari binamubabaje. Ubwo nicyo twifuriza Abanyarwanda n'abandi batwumva aho bari hose. Yego, nicyo twifuriza buri muntu wese utwumva, tubikuye ku mutima, no kugira ngo mukizwe. Amen. Ahari wavuga ute se ko mba mu idini nkaba ndimaze nk'imyaka 10 cyangwa 5 sinakijijwe? Bigenzure neza. Kuko Ikinyarwanda kivuga gukizwa dufatikanye tucyumve. Iyo havuze njya nkunda kumva abantu bishimira ngo narakijijwe, ariko ongera wumva ibyo ujya uvuga. Iyo uvuze ngo narakijijwe, ubwo ubuvuze ko wowe utarimo, ahubwo wakijwe n'imbaraga z'undi muntu. Yego, ni igikorwa cyaturutse ku wundi muntu kigukorekeraho. Yego, rero iyo uvuze ngo narakijijwe, watanga ubuhamya ukavuga ko wahinduye ingeso, cyangwa ngo nihannye ibyaha. Wabyibeshyeho. Yego. Gukizwa bisobanura ko utashobora kwikiza ngo ujye mu ijuru. Gukizwa si ukwihana ibyaha. Oya, gukizwa ntago ari ukwikiza. Kugira ngo icyo Kinyarwanda ujye kivuga cyumvikane, jya uvuga ko wakijijwe, ariko hari n'undi muntu uvuga wagukijije. Nibyo. Kuko iyo wakijijwe bisobanuye ko hari uwagukijije nyine. Kananga urugero. Wenda hari ikintu runaka kiri kukwirukaho, cyenda kukugirira nabi, wowe ntiwanagisiga,
yego kirenda kugufata ngo kikurye cyangwa se kikwice. Yego. Ugize amahirwe uhuye n'umuntu ugishobora, ukirusha imbaraga kandi ugufitiye impuhwe. Amen. Araje gufatiye icyo kintu arakigukijije. Yego. Utaha uvuga ngo uziko hari icyanyirukankagaho hanyuma ngakizwa. Uwakubaza tese wakijijwe ute? Wavuga ati runaka yaje arankiza. Yego. Rero nurajye uvuga ngo warakijijwe ujye wumva ibyo uvuze. Paulo rero aravuga ngo abayisiraheli cyabasabira ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Yego. Noneho arahita ko aravuga nihuse, aravuga ngo bagirira Imana ishyaka. Bararifite kandi ngo bafite ishyaka ryo gukorera, ahari nawe twumva urarigira. Ngo bagira ishyaka ryo gukorera Imana, ngo ariko ngo ni ishyaka ritava mu bwenge. Ikindi Kinyarwanda kiravuga ngo ni ishyaka ridashingiye ku kumenya Imana, kuyimenya. Ubwo umuntu yakorera Imana atayizi. Yego. Akaba ari gukora ibintu bitari byo. Akaba ari kurema ibicocero cyangwa ari kwihangira gukiranuka, akaba ayoboye gukiranuka igitanga. Yego. Rero impamvu ubiyoberwa niyi muvandimwe, numvaga nabwo nabwira abantu impamvu batera kugira ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Dore impamvu ibigutera: wayobewe iby'icyaha, ntiwegeze umenya uko wabaye umunyabyaha. Ni nayo mpamvu ujya ushaka ngo ukiranuke mu ngeso zawe ubyishatsemo, utekereza ko byakunda. Ubundi ufite icyaha cy'inkomoko wavukanye. Abakatolike babivuga neza, bavuga ngo ni icyaha cy'inkomoko. Yego. Ubwo baba benda kuvuga ngo ni icyaha cyaho dukomoka rwose. Icyo cyaha rero uragifite, kigutera gukora ibyaha ubishaka utanabishaka. Muvandimwe, ibyo bintu rero ntiwabikosora. Noneho hano bavuze ngo aba bantu bagirira Imana ishyaka ritava mu bwenge, ngo bagira ugukiranuka kuguhimbano. Ni gute ugira gukiranuka kuguhimbana? Aziko nabigereranyije na bya bicocero biremeye mu ngo bya Edeni, bashaka kuhisha isoni z'ubwambure bwabo. Kwihangira kwambara umwambaro, kwihangira gukiranuka, kwihimbira ibintu wowe byagukiza kandi ataragakiza kavuye ku Mana. Urabivuze mpita nibuka ukuntu bihangiye gukiranuka no mu ngo bya Edeni, bagashaka ibicocero ngo bahishe isoni z'ubwambure bwabo. N'aba nabo bagerageza gushaka gukiranuka, ariko ntibikimura ikibazo kiri mu mutima ngo wumve umutima wabwira ngo none mwaba bakiranutse. Agumya hanga, akaririmba akumva ntiyaba umukiranutse, agasenga akumva ntiyaba umukiranutse, akihana ibyaha akumva ntiyaba umukiranutse. Ibyo nicyo kimenyetso cy'uko ari ibihimbano. Gukiranuka Imana itanga yikuguhaye rimwe, wumva uri umukiranutse ukabihamya kuzageza iteka ryose. Yego rwose. Rero icyo biba bisobanura ni iki rero? Kubera icyaha cy'inkomoko uwitwa umuntu yavukanye, kigutera gukora ibyaha ubishaka utanabishaka. Rero iyo ushatse gukemura ibyo bintu ubyishatsemo ntibyemera. Yego. Nkunda gutanga urugero. Nk'ubu abantu bagira amazi mu rugo ku marobine. Uramutse ufunguye robine mu rugo iwawe ukabona amazi araza yanduye, ntago wakura robine. Ntago wasenya robine ngo amazi akunde atoboke. Unayitemye ntiyatoboka. Ahubwo ikibazo kiri mu isoko, kiraha amazi aturuka. Icyo kibazo kirakemurwa na wasake. Niyo ijya ku kigega ha amazi aturuka igakemura icyo kibazo. Rero abantu cyangwa se witwa umuntu wese afite ikibazo cy'icyaha yavukanye. Icyo cyaha gifite ubushobozi bwo kugukoresha ibyaha ubishaka utanabishaka. Bimeze nk'igiti giteye. Icyo giti giteye kirera. Niyo umwaka umwe kitajyaho imbuto, ariko imvura ibizagwa zikaza. Nibyo. Rero icyo giti icyo giti ni wowe nyine. Uri igiti cy'icyaha. Ni nayo mpamvu ukora ibyaha ubishaka utanabishaka. Icyo gihe rero iyo ushatse gukosora ibyo bintu ntago byemera. Ni nayo mpamvu bigusaba ikiro, biragusaba gukizwa. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo icyo yifuriza abayisiraheli ngo nuko bakizwa. Gukizwa rero birasaba kuvamo ugakizwa n'izindi mbaraga z'undi muntu. Hano bavuze ngo nugukiranuka Imana itanga wakira. Kuko ukareka ibyo wowe uri kwita gukiranuka kugira ngo biguheshe kujya ku Mana, ukamenya ko ibyo bintu ari bihangano. Ahandi mu Kinyarwanda bavuze ngo nagasuzugura, uri gusuzugura Imana. Wowe ushaka gukiranuka kugira ujye mu ijuru, uri kuyisuzugura bigatuma ubura ijuru. Ahubwo hari ugukiranuka yitanga umuntu adakorera. Ngo nugukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera. Uko gukiranuka Imana itanga kwabonekeye mu rupfu rwa Yesu Kristo. Nugukiranuka Yesu yakiranutse, kuko ku murongo wa 4 bavuze ngo amategeko ngo niwe yavugaga, ni nawe asohozaho. Ibyo amategeko byose yavugaga byasohoraga kuri Kristo, kuko amategeko abwira abantu gukiranuka. Ariko ntabwo bigeze bashobora gukiranuka binyuriye mu uwo muyobora amategeko, ariko ubabwiriramo gukiranuka. Dore ikintu wowe twumva utasobanukiwe. Twagisomye
Pawulo yarari kuvuga ko abayisiraheli bagenzi be nabo batagisobanukiwe. Ku murongo wa 3 aravuga ngo ntibasobanukiwe. Icyo kintu cyumve ahari nawe ntiwagisobanukiwe, ariko hari kuri uyu mugoroba wasobanukirwa nyine. Ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane. Yego hari uburyo rega Imana igira umunyabyaha intungane, ngo ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane. Ubwo reka mvuge ngo muvandimwe, kwigira intungane ntibikunda, ndabwo bishoboka. Kwigira intungane ntibyakemera. Oya ntunabayo. No, iyo ushaka kwigirayo uhura n'ingorane. Hano bavuze ngo bituma usuzugura. Nibyo ubutungane Imana itanga. Nibyo nitwe tuvuga ngo uvuga ko nta cyaha afite abayise Imana nyabinyoma, kuko buri gushaka kwigira wowe intungane. Ntibishoboka. Ntabwo wakigira intungane mu ngeso zawe ngo byemere. Nawe utwumva uri umugabo kubihamya, umaze igihe ugerageza ushaka ngo ubeyo ntibyemeye. Rero Imana ifite ubutungane itanga. Ku murongo twasorejeho yabisobanuye, yavuze ngo erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yaragamije. Amen. Amategeko yaragamije iki? Kugira abantu intungane. Iki Imana yatangiye amategeko kwari ukugira ngo nuyubahiriza ukayashobora ubitungane. Birangira amategeko atabigezeho. Amategeko birangira atunaniye. Nibyo. Atunaniye rero kuba intungane twubahirije amategeko biranga. N'abantu bibwira ko bakubahiriza amategeko bakaba intungane, nibarekeraho. Nibarekeraho. Iby'amategeko avuga ntabwo byagira umuntu intungane, kuko uhereye ku muntu wa mbere wabayeho no kugeza ku wanyu muzabaho, nta muntu n'umwe wigeze wumvira iby'amategeko yavugaga byose ngo abisohoze. Rero nibarekeraho gushakira ubutungane mu nzira itegetswe n'amategeko, kuko na Mose wayahawe mu ntoki akayamanura, ngira ngo ntabwo yashohoje ibyo amategeko yavugaga byose. Bibiliya ivuga ko nawe yemewe n'Imana binyuze mu zindi nzira zitari amategeko. Ubwo reka mbite nzinana zivuga yizeye Imana bimuhanirizwa no kuba intungane. Rero nibarekeraho kweza umunsi w'isabato nk'uwa 7 tuzi dushingiye kuri kalendari, ntabwo byajya n'umuntu mu ijuru. Kuvuga iby'amategeko avuga ko kuyasoma ari 10 Mose yamanuka ntibyakujyana mu ijuru. Wowe utwumva wumve ko hari ugukiranuka Imana itanga kutava mu byo wowe wakoreye, ariko ukaguheshwa no kumva ubutumwa bwiza, wabwizera mu mutima ukabubaye mu kiranutsi. Paulo ahaye bene data b'Abisiraheli impuguro ziryoshye. Arababwiye ngo ikibazo mwagize gituma mudakizwa nugushaka ubutungane bw'ubuhimbano butazigera bugerwaho. Ubwo umuntu ushaka gukizwa nabanza hagarika ubwo bw'ubuhimbano. Nahagarika ibyo bintu. Niba utekereza ko mu ngeso zawe waba intungane, hagarika. Oya ngo ni n'agasuzuguro. Warinda upfa utabaye intungane. Imana ibyita agasuzuguro. Kubera regaga icyaha wavukanye kigufiteho ububasha budashobora gutuma ubintungane. Icyaha gifite imbaraga muri wowe ku rugero rw'uko niyo udashaka kubikora ujye ubikora. Nkunda guha abantu urugero rwo kurakara. Ninde muntu ujya upanga kurakara? Birizana. Ubwo byizana rero bituye muri kamere muntu. Rero nutekereza ko wakosora ingeso zawe ukaba intungane, nicyo Bibiliya yise ubutungane bw'ubuhimbano. Ubwo rero iyo ushaka ubutungane bw'ubuhimbano ntabwo ubona kandi ukanagwa mu mutego wo gusuzugura ubutungane Imana itanga. Karagasuzuguro muvandimwe niko ngiye mba numva kanantera ubwoba ku bantu bakarimo, dore ko nshimira Imana ko nagakize kuko mfite gutungana kutari ukwanjye. Abatagatifujwe bose cyangwa bera cyangwa intungane n'abantu bagabanye gutungana batakoreye ahubwo babazweho. Kuko no gutungana Yesu yari afite rega, noneho arakuduha nawe ajyana ibyaha byacu turagurana. None umuntu wese wemeye ngurane abafite uko gutungana nyine. Nabwo ngabashimira Imana uko gutungana ukuntu kutava ku muntu ukubonya, ntigusaza, ntigucuya, ntikwandura, ntikumuvaho, ntiguhinduka. Dore impamvu abatwumva bari bakwiye kuba bumva ibi bintu. Iyo uvuze ngo Yesu yaragucunguye, ubundi ubuvuze ngo iki? Ese iyo uvuze ngo yaramfiriye ukavuga ngo yaranyitangiye, ahari kuri uyu mugoroba ubyumve neza. Iyo uvuze ngo yaragucunguye cyangwa se ngo yarakwitangiye, dore ko Pawulo abwiye aba Bayisiraheli ku murongo wa 4, arababwiye ngo erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yaragamije. Amategeko yo Imana yatangiye kugira ngo nuyubahiriza ukayashobora ubintungane. Bisanga twe ntitwabishobora kubera kamere y'icyaha dufite twavukanye. Bisanga ahubwo twebweho turemanye kuyica. Yakobo yaravuze ngo icumuye rimwe ubuyishe yose nuko dukoze nuko turemye. Rero tuza kugira amahirwe
Kristo araza anonosora iby'amategeko yaragamije. oya ahubwo anindi jambo rivuga ngo havumwe umuntu wiringira imirimo itegetswe n'amategeko. Yego. Kuko ngo nimba atabikoze byose ngo abisohoze iby'amategeko avuga uwo ni ikivume, kuko ntabwo nyine kwa kwica rimwe bita bituma yose ubarwa ko wagize ute wayishe. Noneho rero birigahita ivuga ati rekeraho rero ubwo utashobora kuyuzuza ngo utunganire Imana, rekeraho ahubwo shakira amaboko ku wayatunganije ari we Yesu. Yego. Rero Kristo amaze kunonosora iby'amategeko yadushakagaho bikatunanira, ubwo niwe waje arabinonosora. Imana ihimbaza. Amen. Reka mvuge ngo Kristo Yesu yaraje kwa gukiranuka kwakunaniye, waraza ari mwisi yambaye umubiri nk'uwo wambaye, arakiranuka biremera. Abanonosoye iby'amategeko yavugaga. Yego. Amaze kubinonosora rero ngo kwari ukugira ngo umwizera wese Imana imugira intungane. Mu bintu abantu bahimbye rero ni byinshi, ntabwo twabirondora none nagiye ntacyo, ariko ibintu byose bitaba mu ijambo ry'Imana ni ibihimbano. Ikintu cyose wakora kitanditse mu ijambo ry'Imana ugishakiramo kunezeza Imana, ugishakiramo kuzajya mu ijuru, icyo kintu ni igihimbano. Navuga nti abatwumva ni murekera gusuzugura Imana, mufata ibihimbano, ahubwo nimufate originali Yesu yatanze kugira ngo Imana ibemere inabagira abana bayo. Mugabane kwizera Imana itanga. Ibyahimbwe byo ni byinshi ntitwabirondora nona, ni byinshi, ariko ibintu bitaba mu ijambo ry'Imana ni ibihimbano. Ibihimbano rwose. Ariko ziko n'iki kintu cyitwa Noheli nagishatse mu ijambo ry'Imana ngakibura. Ijambo ryitwa Noheli nararishatse mbere mu itangiriro ntaryo nabonye. Ubwo byumvikane ko nayo n'abantu bayihimbye. Ubwo umuntu utekereza ko nawe kuyubahiriza kugira ngo Imana imwemere imushyigikira azajye no mu ijuru, nacyo ni ikindi gihimbano, kuko ndikiri mu byanditswe. Kandi ikindi niyo banabivuga bavuga ko ngo ari ivuka rya Yesu, bakaba barabeshye kuko yavutse rimwe bidasubirwaho. Ahubwo se twivugire ku ivuka rya Yesu. Ni iki cyatumye Yesu aza kuvukira mu isi? Kwari ukugira ngo abantu babone ubutungane yarabazaniye. Yego. None se niba utarizera Kristo, ubwo ibyo bya Noheli byo bikumariye iki? None se niba uvuga ngo Noheli ngo Yesu yavutse, akaba Yesu yaravukiye mu isi akayikuriramo agakiranuka, nabyo turi kubwira n'abantu, akubahiriza amategeko y'Imana byakunaniye, akagusaba kumwizera akaguha ubutungane atanga, ukaba utaramwizeye, ubwo ibya Noheli byo bikumariye iki? Ntacyo, kubera yuko aravuga ngo dutunganye imitima avukiremo. Icyo nacyo ni ikinyoma, kuko Yesu ntabwo yavukira mu mitima, ahubwo yavukiye mu isi, avukira mu muvure w'inka, avukira mu kiraro, ajya hasi hanyuma y'abakene kugira ngo ubutunzi bw'abuduhe atungisha abazamwemera. Rero ntabwo azongera kuvuka, yavutse rimwe bihagije iteka. Noneho no kumwibuka ngira ngo ariko ufite muvandimwe umuntu w'inshuti yawe magara ukamwibuka rimwe mu mwaka, nabwo ubwo bushuti bwawe nabukemanga. Ngira ngo umuntu w'inshuti wagombye kumwibuka nkuko umutima utera. Kubakijijwe rero ngira ngo Yesu tumwibuka buri mwanya, buri dakika, nkuko umutima utera niko tuba tumwibuka, kuko akorera mu ngingo zacu. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Abantu nyine basi Imana igi baha gusobanukirwa ibyo bintu, bamenye icyatumye Yesu aza mu isi, akavukira mu isi, akayikuriramo, akayigenderamo, akanakiranuka ari by'Imana yashakaga. Burya nitwe yagiriraga Imana. Yohana 3:16 yari yavuze ngo ikunze abantu bo mu isi nawe urimo, ngo ibatangira Kristo Yesu. Noneho wumva icyatumye aza kuvukira mu isi, iramugutangira, ariko Imana ishyiraho ngo kugira ngo numwizera utarimbuka ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Ubwo mu cyo umuntu akizwa harimo kurimbuka. N'ubundi umuntu akizwa kurimbuka. Ntabwo hari abantu bajya bavuga ngo nakijwe ngo kunywa inzoga, ngo ngizwa ngo kunywa itabi, ngo ngizwa kwiba. Ibyo se byakujyana mu ijuru? Ibyo ntibyakujyana mu ijuru, kuko niba warakijijwe ibyo wasigaranye ibindi. Yego. Kandi ubwo mu ijuru nubwo byaba ari byose wasigarana icyo wavukanye. Yego nicyo ngiye kuvuga, wagumana icyo uri cyo kikakujyana mu muriro. N'ubundi mu ijuru ntiwajya, ahubwo icyo umuntu akizwa kurimbuka. Umuntu akizwa urupfu rw'iteka. Niyo mpamvu biriva ngo umwizera wese ntarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ngo ariko utamwizera acirwaho iteka. Igihe cyagiye, wenda iminota dusigaranye reka tuyisangire n'abatwumva. Nibyo. Katubaho umurongo muri buduhamagara tukaganira 0782 44 21 25. Yego. 0782 44 21 25. Iyateri cyangwa Tigo 0783 83 5. 0783 83 5. Naduhamagara. Allo? Tuyishime Manuel Nyarushishi. Yego tuyishime.
mukunzi w'ikiganiro ijuru nirikorerwa. Yego tubwire rwose. Ahubwo ikibazo ngize muri Bibiliya bura nanu handitse ivuka rya Yesu cyangwa upfa kwiwe. Birimo ikitarimo ni ijambo Noheli. Noheli nayirimo. Harimo uko Yesu yavutse nuko yapfuye nuko yazutse n'intego y'urwo rugendo rwe mu isi. Ko ari uguha abantu ubutungane. Ikitarimo ni iryo jambo Noheli. Hari byinshi tutazi kabisa mujye mudusobanurira cyane tujye tumenya ijambo ry'Imana uko rihagaze ntabwo ibyo ngibyo narimbizo nanjye. Tuyishi wumvishe se ko Imana ishaka ko wowe ugira gukiranuka utakoreye? Umbiye? Wumvishe mu kiganiro ko Imana yari gutanga umurongo ko abantu bagomba kugira gukiranuka batakoreye? Yego. None se wumvishe gukiranuka nyine ugufite kubusa utakoreye Yesu atanga? Wana ndagufite ngewe uko cyangwa kwanjye nakoreye ntabwo nabona ubwanjyana mu ijuru, ntabwo nakora ikintu cyanjyana mu ijuru ngo nzakibona. Yego uzajyanwayo n'iki? Zajyanwayo no kwizera gusa Yesu Kristo ko ibyo yadukoreye ko yadupfiriye, nta kindi kintu nakora kugira ngo ngenge mu ijuru. Urwo rupfu rwaguhaye iki? Kwizera ko Yesu yatubambuwe gusa. Ibyo nibyo wizera, ahubwo urupfu rwe n'iki wakuyemo? Urumva tuyishime Yesu yapfuye kugira ngo wowe w'umunyabyaha uhinduke intungane. Ubone gutungana Yesu aguhaye kuko nawe yabazweho ibyaha byawe. Nibyo wizera, ntabwo uvuga ngo nizera Yesu gusa, ubwo wizera ko mwaguranye kuko ibyari kukujyana mu muriro nibyo we yishyizeho kugira ngo nawe ibikujyana mu ijuru nawe abiguhe nyine by'ubusa. Ni ugukiranuka Imana yakubazeho kwa Kristo kugira ngo uzajye mu ijuru. Ibyo nibyo usabwa kwizera. Nimba ikintu cyakinshimisha gusa ni ikintu kinshimisha nk'uko ngewe ijuru ndifite mu maboko yanjye, kuba nizera Yesu Kristo gusa nta kintu kinshimisha n'icyo kintu. Nibaza uburyo kinzajya mu ijuru narabikoreye, ibyo bintu bikancanga cyane nkakora byinshi kugira ngo njye mu ijuru, ariko n'ubundi nkabona nyine ntibikunda nyine. Tushi wararibonye se? Wararibonye ijuru? Reka da, ntacyo wakora ngo ujye mu ijuru, nanjye nasanze ari ntacyo. Nyine waje kuribona iry'Imana itanga nk'impano? Narabyemeye cyane, nararibonye, ubu ngubu nizeye nk'umukiza wanjye ko nzajya mu ijuru byanga byakunda uko byagenda kose. Nizeye ko Yesu Kristo yatubambiwe yampfiriye. Sawa, tugushimiye Imana atanga umurongo twumve n'abandi kandi ujye ukomeza ukurikira ikiganiro. Murakoze namwe. Mwiriwe neza. Yego ni Amahoro, tubashima igitabo cy'amahanga nta kibazo. Ni Manuel Rutsiro cyane Rubavu. Twayigize Manuel yanjye yanyu cyane rwose. Twakumvise Manuel, umeze ute? N'Imana iramfashije, buno mbonye umurongo, ikindi gihe najaga ndahamagara bikanga, ariko Imana irabikoze. Manuel, tubwire rero niba noneho gukiranuka kubusa Imana itanga yatangiye muri Kristo warakubonye? Narakubonye cyane kuko nani ko kungejeje iki gihe, niko niringiye yuko nzaja mu ijuru. Ngabwira abatwumva nyine uburyo bazajya mu ijuru, uburyo wowe waribonye banyuremo mu ncamake, inzira ijya mu ijuru ni iyihe? Inzira ijya mu ijuru burya ngaguca umubyeyi afite umwana uri mu nda, niyo yaba ari kubura iminota 2 ngabyare akaba ageze ku mupaka, ndago bamubwira tuburi hano umanza uzabe uwo mwana umusige hano, kuko tuzi yuko nta muntu ushobora kwinjirana umwana mwakira gihugu. Buriya mubyeyi nimba afite ibyangombwa bimwerekeza kuja mwakira gihugu, ni ukujana n'uwo mwana yagera imbere akaba yamubyara, wa mwana akambukira kuri nyina mbega aciye ngo mu nda. Yesu bamuteye icumu ryo mu rubavu rirarangara kugira ngo twese twinjire, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Nicyo kintu cyo njyaka kugeranya ngo uwo mubyeyi waba uhetse uwo mwana. None se Manuel, anangiye kubaza, amaraso ya Yesu yakumariye iki? Amaraso ya Yesu icyo yamariye ni uko nzabona ubugingo buhoraho. Nuko uzabona ubugingo buhoraho? Yanguyeho ibyaha byo nari mfite. None se ubugingo ntabwo ufite cyangwa utegereje kuzabubona? Ndabufite kuko narabuhawe Yesu akimara kuza muri iyi si yakiza kumvira. Harya wakoze iki kugira babuguhe? Ndaco nakoze, nabuboneye ubuntu gusa, ndaco nakoze, nta n'amande naciwe.
No uzabumarana igihe kingana iki manwe? igihe cyose cyo nzavira kuri iyi si ubwo ngayivaho ndi ndungane ngajayo data Kristo ho yanteguriye. Ngaho urakoze rero kuduhamagara turagushimiye. Nanjye ndabashimiye cyane rwose murasobanutse cyane ahubwo munatwongeze. Murakoze Imana ibahereze imigisha myinshi kwigomwa ngiyi isaha mukaza rwose mugakoresha ibindi byinshi tuba tutazi mu gihe cy'abandi bibereye mu makabari rwose Imana zabahereze imigisha myinshi cyane. Ngaho tanga umurongo rero twumve n'abandi. Hello. Oui, uri nduherereye yagiye kwakira abandi. Allo? Allo? Oui. Uri nduherereye he? Ni Theo ndi ku ruganda. Yego Theo. Theo. Mumaze muti? Turishimye. Turamahoro. Twakomeje kubishimira ikiganiro kiraryoshye. Nibiki? Gusa nanjye ikintu narinzi neza cyo nuko riya jambo nayo ryanditse muri Bibiliya. Ntabyo waruzi? Ntabwo ryanditsemo. Anditsemo ivuka rya Yesu ko ntabwo nayo ryanditsemo. Ariko urabona ko isi yose yubararira icyo kintu. Bikomeye. Ni ibihangano biriya rero no gusuzugura Imana. Ndabyemera. None se wumvishe iki mu kiganiro? Bijyanye no gupfukamira ibigirwamana. Nyine. Wumvishe iki mu kiganiro cya none? Numvisemo ko ijuru twarihawe nakadi. Kandi ngira ngo nawe nukomeze. Niko bimeze. Mu ncamake bwira abantu uburyo wakijijwe. Ngewe? Mu ncamake nk'iminota 3. Ngewe nakijijwe. Mbere na mbere nawe nizera ko Yesu ari umwami n'umukiza wanjye. Nanjye kubyemera. Na nome nahise mfite kuba umwe mu bantu bazatahiza. Yego. Nuko byakugendekeye. Nta mpungenge nta bwoba ugifite se ko warimbuka Yesu aramutse aje ko atakujyana? Aya ubwoba bwarashize. Bwarashize. Nose ni iki wakoze cyakumaza ubwoba Theo? Nuko nizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza wanjye. Ibyo gusa se ko ababyizera ari benshi mbere se ko nubundi wabyizeraga ariko ukaba wari ufite ubwoba mbere none byagenze ute ku buryo ubyizera udafite ubwoba? Ababyizera ni benshi. Ariko ntabwo tubyizera kimwe. Ntabwo byizera gutyo anubyizera by'ukuri nyine. None kubyizera by'ukuri ni gute? Kubyizera by'ukuri? Kubyizera by'ukuri ni gute? Kubyizera by'ukuri ni Allo? Yagiye Theo. Ntacyo ajya komeza yumva ikiganiro ibindi azagumya kugenda byumva. Umukunzi w'ikiganiro ntirikorerwa Theo. Allo? Allo? Yavuye iruhande rwa radio. Funga radio. Yagiye nawe. Allo? Mwiriwe neza. Yego ni kuri Country FM. Yego ninde wacu? Nitwa Hagenimana Patrokeri. Umuri he? Ni hano ku Kacyangugu. Yego Hagenimana. Ikiganiro cyanyu nkunze kugikurikirana. Mba numva turi kubijyanamo neza ariko ahandi hari aho tugenda tugira impungenge. Ujye uhavuga. Kwizera Yesu ni byiza turanabyemera turanamwemera. Yego. Ariko ikintu kitutera ubwoba cyangwa se kitutera impungenge. Kumwizera byonyine mutubwira ko ari byo dushobora kutugeza mu ijuru. Ariko nta yindi mirimo wenda umuntu yakora nayo ishobora guherekeza icyo gikorwa cyo kumwizera. Ntayo kubera ko imirimo y'umuntu igikorwa cyose umuntu akoze atarizera n'icyaha ubwo icyo wakora utarizera kugira ngo kizashyigikire kwa kwizera ubuguye mu mutego wo gukora icyaha. Kwizera nibyo bigufungurira umuryango w'ijuru kuko nusoma ibyanditswe nko mu Baheburayo igice cya 11 bakubwira urutonde rw'abantu babaye intwara ariko banyuriye mu kwizera. Ntabwo bavuga imirimo bakoze ubwo kwizera nibyo bigenda bibagira intwari no kubinjiza mu ijuru. Nose karaho dusoma muri Bibiliya ugasanga ngo hari aho ngo Yesu ngazafatanga abantu akarobanura nko kumwongera arabamira intama mu ihene. Yego. Ngasababwira ngo
kubera ko nari nshonje ntimuzi icyo kurya ndi umushyitsi ntimuze ndi umurwayi ntimuze kunsura ndi mu bihembo ntimuze no kunsura n'ibindi byinshi ko twumva ari nk'imirimo nayo ishobora kuzatuma wenda abantu bagera mu ijuru none abatarabikoze nabo bakazabajugunya abiyama cyane buriya byaba bimeze gute urabona nyine nk'iyi nkuru nziza tuba turi kuvuga nyine ntiwumva se ko umushonje nyine yayumvishe neza ahita ahaga ntiwumva se ko ibiryo erega Yezu ye yavuze ibintu ntimukajya mubyumvira mu mubiri ntabwo ari ibiryo by'umubiri bingibi turi kuvuga yavugaga ni ukuvuga ngo iyo utanze ijambo ry'Imana rizima urifite uri guhaza abashonje uba uri no kwambika abantu bambaye ubusa kuko niryo rihisha isoni iz'ubwambura umuntu yambaye none se ntiwasomyemo n'andi magambo ngo azabwira abakiranutsi ngo mwebwe nimuze ngo kuko nari nshonje murangaburira birimo none se ntiwumva nyine ko ubu natwe turi kukugaburira nyine ahubwo ni wemere gukiranuka Imana itanga uba ufashe ibyo biryo nyine by'umwuka nyine kugira ngo ntukajye ubyumvira mu mubiri kuko umubiri ntacyo umaze umwuka niwe utanga ubugingo twe twabyumviraga mu mubiri none se ntuzi ko hari n'ahandi yavuze ngo naje ngo kumenyesha imbohe ko zifunguwe yego none se ugira ngo ni imfungwa zo muri ziriprizo izi ngizi ziba mu bihugu tuzi niko wenda bamwe twatekereza oya ni imfungwa zifunzwe mu mitima Satani yafungishije ibyaha mu mitima abakangisha kuzarimbuka icyazanye Yesu no kugira ngo abantu bafunguke imitima iba amahoro bamenye ko bababariwe ibyaha bisaba ngo ubyumvishijwe n'Imana mu buryo bw'umwuka ntukabyumvire mu mubiri ikindi kandi wari ufite impungenge utangira ubaza uravuga ese ubwo ko tubwira abantu kwizera gusa nta n'imirimo ijyaho kugira ngo umuntu ajye mu ijuru siko wari utangiye ubaza noneho tujyane neza ujya usoma Bibiliya njya nyisoma si cyane ariko njya nyisoma ariko se umurongo wo muri Yohana 3:16 urawuzi ntabwo wenda nashobora kuba narumvisha bawusoma ariko umusomere noneho tugiye kuvuga ngiye kuwutangira nk'uvuga urahita kusanga wari uwuzi uravanga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byagenze ute byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka subira mwaho uvuze ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka bitekerezaho ibyo uvuze urumva kuri icyo nicyo nashaka kuko wari utangiye ubaza ngo ese ni ukwizera gusa nta yindi mirimo umuntu ashyiraho none ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yego byatumye bigenda ute itanga umwana wayo w'ikinege genda gahoro yego kugira ngo umwizera wese yego none atarimbuka kugira ngo bigende bite umwizera wese atarimbuka wumvisha ikintu gikiza kurimbuka noneho nasobanukiwe ni ukugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ni ukugira ngo abakora imirimo ikindi kandi ubyumve muvandimwe ubwo ijambo ry'Imana rirakomeye ku buryo iyo uryemeye ubukomere rifite uhita ubugabana ubwo niryo ryonyine rishobora kugukiza kurimbuka mu gihe wizeye kandi nanone ugize ibindi wirengagiza ukajya kongera ku ijambo ry'Imana ubugize ingorane zikomeye zo gusuzugura Imana niko twasomye mu byahishuwe haravuga ngo hazabona ingorane umuntu wongera ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi urumva Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanuzi ku buryo uwongera ku magambo y'icyo gitabo azongererwa no ku byago byanditse muri cyo usabwa rero gufata uko biri akaba ariko wemera kuko Imana ni inyacyubahiro yagiye ariko n'abandi batwumve bakomeze batuhamagara ariko bumve ko nta kintu wongeraho ahubwo ni ukwizera kwizera bihesha umuntu kutarimbuka we turakumva uri nduherereye he ni Theo ugarutse yego Theo ndi kumva ko ibyo mwavuganaga n'uwo muvandimwe yego nari kwitega amatwi kuko kwizera umwami Yesu byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ndacyemera ariko hari abantu benshi baba basenye amadini runaka akakubwira ngo ugomba gukora ikintu kugira ngo ukorere Imana abo bantu barekeye ahubwo wowe vuga ibyawe kuko nabo bari kwiyumvira
njye ku ruhande rwanjye nta kintu gikora wumva cyaguhesha kuzinjira mu ijuru kigukomotseho? ikintu nakora cyankomokaho cyatuma uzinjira mu ijuru? kandi umurongo mumaze gusoma uvuga ko Imana yakunze bari mwiza cyane. Yego. Yatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Yego. Umwana wawe w'ikinege kuba yaratanzwe rero nayo n'icyo cyizere ndetse cyo kujya gufite. Yego. Kuko yakoze n'uko agomba gukora twese. Yego. Kandi kimugira incungu nuko aho wagombaga kujya niwe wahagiye. Yes, nayo impamvu nyine nayo Imana yakunze bari mwiza cyane. Yego. Yakunze nubwo yatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Yego rwose. Ngo Yesu yakoze n'uko agomba kuba twakora twese. Yego. Hari n'undi murongo uba muri Mariko ibice 10:45 uvuga ngo umwana w'umuntu ntabwo yaje gukorerwa ahubwo we yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Uwo mwana w'umuntu uvuzwe ni Yesu Kristo. Ntabwo yaje gukorerwa rero ahubwo niwe waje kudukorera twebwe abatuye isi kugira ngo igikorwa akoze kiduheshe kubona ubugingo ndetse bwinshi. Rero abamwizeye nibo babona ubwo bugingo, abatabwizeye ntabwo babona. Rero navuga nti nawe ufatireho ukomeze ugumiririze kwizera kugira ngo ukomeze wibere mu ubwo bugingo, ariko nanone nijuru nyine uba urifite ubukize kurimbuka. Yego. Kandi tewe ibyo ntibigurishwa, bitangirwa ubuntu niko Imana yavuze. Ndabizi. Birasaba rero ngo nawe ubibwira abantu ku buntu. Ndahari kabisa. Yesu ni impano y'Imana, kuyicuruza birahanirwa. Birahanirwa ndabizi. Ntabwo iyo mpano icuruzwa. Akora business ngo bigukunde. Birahanirwa. Nabikoze mu business byakunda ariko umunsi umwe wabuza byishyura. Nibyo rwose muvandimwe. Zaho urakoze, tanga umurongo twumve n'abandi. Awa. Ate warumva ariko ko Hello. Yego. Urindo herereye he? Niyo neza uvandimwe. Mwiriwe. Neza. Meze mute? N'amahoro. Urinde? Omega muvugana herereye kwa Dashi. Omega warabuze ntuherutse guhamagara, tubwire hari ikintu Imana yakoze mu mutima wawe? Noya. Uracyategereje? Nategereje nokuri. Ariko byabihimbano urabihagaritse? Nabihagaritse. Ubu ngubu ibintu birega nyine kubera ko nzi ko ntavuka yakira ibinyomoro. Mbega nawe urabyumva. Igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Wabimenye. Yego. Rero Imana yarakubabariye nyine nibyo dukomeza kugarukaho. Omega ni igikorwa yakoze iranakirangiza, ntabwo izagaruka kugisubiramo nkaho cyakozwe nabi. Yarakirangije igikora neza rwose. Birumvikana. None se akabazo k'amatsiko ngiye nibaza, birashoboka ko ko wabyizeza wowe ku bujanye n'ubushobozi ukabyishoboza ku buryo uhita ubishobora tubyizeza umutima wawe? Ni ukuvuga ngo Imana y'icyo yavuze ko umutima ari w'umuntu yizeza. Birumvikana. Muri Yeremiya havuga ko umutima rero nawe ufite indwara, ngo urwaye ntujya wiringira no gukira. Ni ukuvuga ngo ubwo uwo mutima rero uba ufite indwara, uvuga ngo ibyo Imana iri kuvuga se ngo byagenda bite, nabibona ntese mwese ndakora iki? Umutima uhora utaka wibaza icyo wakora kugira ngo wakire ibyo bintu. Uwo mutima rero burwaye noneho, ariko nanone Imana ikabishaka ko umutima ari wowe nabwo byakira, kuko umutima ni wo muntu. Birumvikana. Rero navuga nti ujye usenga Imana Omega, uyibwire ngo Mana mpishurira umwana wawe kugira ntazarimbuka. Birumvikana. Mpishurira gukiranuka wampaye ukoresheje Yesu kugira ngo kuzampingure mu ijuru. Yego. Navuga nti iyo niyo devoir nguhaye, niwo mukoro. Ujye usenga Imana, ubwira Imana gutyo, iryo sengesho nirijya yumva ry'umunyabyaha. Uburyo umutima rero uzabyakira uzabyumva, ntabwo umutima urya ruswa ntuzabiyoberwa, nubyakira uzahita ubyumva, uzumva amahoro mu mutima menshi. Ntabwo nabiyobewe ko nanjye mba mbyumva ko hari ibintu biba bikiri kundwaniramo. Ikindi ugasabwa kwegera rero aho bivugirwa kenshi. Birumvikana. Kuko niko birivuga ngo wegera kumva rututamba ibitambo by'abapfapfa kuko batazi icyo bakora. Cyakoze byo birumvikana. Hari n'umuvandimwe wo mu Nyagatare nyine tujya duhura mu minsi y'imigizi tukaganira. Yego. Nuko ntibuka izina rye ariko tujya tubonana. Ujye ugumye ubegere, uzumva ihumure riturutse mu ijuru. Birumvikana kandi murakoze cyane. Nawe urakoze, ngaho tanga umurongo twumva abandi.
Allo. Oui. Uri ndoherereye he? Allo? Byanze ko twakira undi. Allo? Oui. Zemute. Ni sawa, uri ndoherereye he? Ni muhire mlereye mutimasi. Yego muhinga aho nonyarutse dore igihe cyagiye. Nonyarutse ikibazo cyangwa icyifuzo dore igihe cyagiye. Icyifuzo. Ni munsobanurire. Ngewe buriya Yesu ndamwemera. Yego. Kandi n'izuka rye ndabyemera. Ahubwo hari abantu benshi numva babihakana babipinga ati ntaho babiboneye. Umwemeraho iki wowe? Ngewe iyo ndebye ukuntu mba ibibazo mba mfite, iyo ntekereje ukuntu nyine ndibona mpita nsubizwa nyine agenda bikemura. Noneho kugukiranuka se twasomye hariya ngo hari abantu bahimbye gukiranuka, basuzugura gukiranuka Imana itanga. Waba uzi gukiranuka Imana yatanze uko ariko? Ntabyo nzi, ntabwo nakurikiye. Ntabwo akurikiye ikiganiro ntitwatangiranye. Rero allo yagiye. Gukiranuka twari turi gusobanura no gukiranuka Imana itanga gutandukanye no gukiranuka abantu bakorera. Uko abantu bakorera ni uguhimbano ngo uri no gusuzugura Imana. Noneho hari gukiranuka Yesu yatanze, umuntu aboneshwa no kwizera akaba agiye yabona amahoro mu mutima ariko nijoro akaba aribonye. Sinzi niba nta wundi uri ku murongo. Sigaranye tamike. Allo? Ninde wacu muherereye he? Muhawe impundu. Uri inkungu. Epefani ngatubwire hutisha iminota yagiye. Ngatubwire ni ikibazo ni icyifuzo. Ni ikibazo. Ngatubaze. Munsobanurire. Yagiye ntabwo byumvikanye. Niba hariho undi umwe twamwakira. Allo? We. Allo? Karame. Yego. Uri nduherereye he? Yewe namenye n'amasinga Saveri nande hano muri Nyabitekeri. Yego muvandimwe. Mana ubwo yo mbyumvishije gutyo muri kurya kuri ibi biryo turi gusangira numva mbashimiye Imana. Uherereye ku Muyange. Imana iguha umugisha muvandimwe. Ngira ngo ubukurikiye ikiganiro nyine. Bwira abantu mu ncama cy'uburyo wakijijwe mu minota 2. Kuko abantu bakeneye kumenya uburyo umuntu akizwa. Hari n'abatazi ko umubyeyi ukuze nkawe yabyakira. Bisobanure. Nukuvuga ngo nari muri yasa y'ibyaha arandokora nararokotse. Yego. Nararokotse ubwo nanjye nambaye kuri wa mwenda. Nuko nafashe ku urwo rutabi. Yego. Ubwo nutarabimenya rwose niyegera umwami n'ukuri. Ufite gukiranuka Imana yaguhaye. Yesu we urabizi. No kuvuga ngo gukiranuka kuguhimbano ntacyo kwari kwarakumariye dore ko wari ugufite na kera. Kare nari mfuye. Wari upfuye mubyeyi. Nari mfuye kandi mfuye nabi. Mu mutima ni hazi mufite amahoro. Gutya. Uraryama ugasinzira. Yewe n'umwana twaba turi kuganira tukabinezererwa n'undi wese yatubona tese bariya n'abana bari gukina kandi kubera iki? Kubera kakana. Ayo mahoro yo mu mutima ni kamera atuma umuntu yongera kamera nk'umwana muto kandi ashaje. Ni gutyo. Imana ishingura. Turagushimiye rero usuhuza abakiranutsi bo ku Muyange bose n'abandi hose ku Muremure n'ahandi no mu Bushengeza abo uzabona bose. Yego kandi nanjye musuhuriza abavandimwe bose. Urakoze, tanga umurongo amasaha yagiye. Yego. Amasaha ndabona yagiye, abavandimwe umurongo babasha kuduhamagara tuvuye muri studio kugira ngo tubone kugenda. Nimero zanjye ni 0783 167 163 Tigo 0722 167 163. Izanjye Saratiyeri ni 0788
61 63 14 0788 61 63 14. ariko mwazi duhamagaraho tuve muri studio. Tigo ni 0722 93 120 0723 93 120. Imana ibaho umugisha. Nakoze cyane abo twabanye. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.